On TTV. Mwiriwe neza ninjye Vinka ikiganiro ni Kid Story kuri On TTV. Nizere ko aho uri wiriwe neza ibintu ari amahoro. Mwari mukumbuye se Kid Story? Sa nanjye nari mbakumbuye cyane ariko. Nizere ko uyu munsi noneho tugiye kubana turi benshi cyane. So mbahaye ikaze rero mu kiganiro. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe kubera iki ubundi umwana mutoya agira umubyibuho ukabije. Kubera iki umwana ugasanga umwana ni mutoya cyane afite nk'imyaka 5 ingahe ariko ugasanga wareba ibirafite ukumva ni nko muri za 70 ingahe. Ibyo muzi ko bibaho. Ababyeyi buri mubyeyi wese nyine of course akunda umwana usa neza ubyibushye ku buryo nyine niyo agiye mu bandi avuga umwana wawe ararya nyine yitaweho neza asa neza. Hapana wa mwana mutoya cyane. Dukunda kuvuga ko umuntu ufite ubuzima bwiza, umuntu ubayeho neza, umuntu usa neza ari umuntu ubyibushye cyangwa umuntu ubona nyine ko ufite ibiro bihagije. Umwana nyine umureba ukabona aratemba itoto, ukabona arasa neza. Ariko ntago ari byo bintu kuko bigaragaza ko umuntu afite ubuzima bwiza, afite amaraso atembera neza, umutima we ukora neza, ingingo ze zose zikora neza. Ariko naje gusanga atari byo. Uri kwibaza se ni ukubera icyo umuntu yaba abyibushye asa neza ariko n'ubundi adafite ubuzima bwiza? Mwari mubizi se ko umubyibuho ukabije nawe atari mwiza? Of course noneho ku bana batoya, ku mwana mutoya nyine ufite imyaka mikeya ufite umubyibuho ukabije. Ibaze ko nawe iyo ubyibushye umubyibuho urengereye utangira gufata regime, utangira kujya mu ka-gym, utangira gushaka ibintu bituma unanuka nyine. N'umwana mutoya rero wakamumenye ibyo ngibyo, wakamenye ko yarengeje ibiro bitewe n'imyaka afite. Hari ibintu byinshi bishobora gutera umwana kugira umubyibuho ukabije. Hari ibintu byinshi bishobora gutuma umwana nyine abyibuha birengeje urugero bitewe n'imyaka afite. Biranagoye cyane kubimurinda kuko nibyo abana batoya bakunda. Ntago umwana mutoya azanga gufata ibintu nyine birimo isukari nyinshi. Ntago umwana mutoya uzamubwira ngo reka kunywa ji, ngo reka kurya ibi n'ibi ngibi. Ntago ibyo ngibyo yabyumva. Ahubwo wowe ni wowe ugomba kumenya ngo ndamuha ibiki. Kugira ngo rero turinde abana kugira umubyibuho ukabije, ugomba kugira ibintu mwima. Ushobora kuvuga ngo wenda mu rugo mumeze neza, ari imitungo, hari ibyo kurya buri kimwe, ukaba wumva ko umwana wamuha ibyo buri kanya. Akangaka karaje, daddy azanye pizza, daddy ajenye iki, batetse n'amafiriti arariye ako kanya. Ugasanga umwana nko mu masaha 5 aba amaze nko kurya nk'amasahani nkangahe. Cyangwa utuntu turi aho ngaho tworoshye yogati iki, ibyo kurya nyine biri aho ngaho uzi abana bawe nawe bakunda. Ukavuga uti nubwo niriwe mu kazi sinshobora gutaha nta yogati nshiriye umwana. Nubwo niriwe mu kazi umwana wanjye akunda pizza sinshobora gutaha ntayo mushiriye. Ariko ibyo bintu mu by'ukuri ntago ari byiza bya buri munsi. Kuba ufite nyine mwifite ntago umwana agomba kurya buri kanya. Ntekereza ko niyo umubyeyi abyaye bamubwira ibiro by'umwana abyaye afite. Ugasanga wenda hari ufite 3, hari uvukanye 4, hari n'abavukana 5. Nk'uwo mwana rero uvukanye nk'ibyo biro nka 5, ibaze noneho abivukanye nta bintu aratangira kurya by'amasukari, ibintu bitera nyine bituma agira wa mubyibuho ukabije. Ibaze natangira kubirya noneho utari no kubijera umenye ngo ndamuha ibi ngibi, ararya ari uko ashonje pana buri kanya. Ibaze uwo mwana umubyibuho azagira ukuntu uzamungana. Nihandi umwana muto yatangira gukura ukabona ni muto ariko afite indwara z'imitima, diabete, afite umuvuduko w'amaraso kandi ari umwana. Kubera iki? Kubera bya biryo umuha, kubera ibintu nyine umuhereza buri kanya. Niba ubona umwana wawe ari munini cyangwa afite umubyibuho ukabije, ukwiye gukora iki? Ntago buri kantu kose mutetse mu rugo mugomba kwita mukamuha. Ukwiye kumenya ngo wenda umwana yariye nka sangahe mu gitondo yafashe, kandi ibiryo bya mu gitondo nubwo bavuga ngo birabyibushya cyane
bifasha n'umwana ufite umubyibuho ukabije kugira ngo abashe kuba yagabanya ibiro. Kuba afata iyo breakfast ya mu gitondo, niba ari umwana wiga ukabona arabyibushye ukajya ukunda kuyimuha mu gitondo, wakibaza se namuha ibiki? Se namuha iyo migati, namuha izindi mbuto zisanzwe, namuha iki? Ikintu rero wamuha, abenshi bazi ko igi rino risanzwe nyine tuzi riba rifite nimo amavuta menshi, iki nyine ibintu byatuma umuntu abyibuha, ariko bigabanya iki? Umubyibuho ukabije. Hari na avocado nyine namwe murayizi, nayo ituma amaraso atembera neza. Ngiye ndakeka ko nituza n'umuganga azabidusobanura neza kurusha uko nabibabwira nonaha. Hari avoka, hari n'iyo mineke, hari imboga izi za dodo, amashu, imboga ziri aho ngaho nyine bahinga mu turima tw'udukoni aho ngaho mu rugo. Ibyo bintu iyo ubona umwana wawe ari munini ukabasha ukajya umuha imbuto buri uko wenda amaze kurya, kavuga uti hari imbuto ngomba kumugena, niba ari ayo maronji ndayakata, mfate n'iyo mineke n'iki, nkore nyine agasarade kari aho ngaho ku buryo umwana wanjye ashobora kubirya amaze no kurya. Ikindi kintu nababwiye, ntabwo umwana ufite uwo mubyibuho ukabije gutya agomba kurya buri kanya. Ntabwo agomba kurya buri kantu kose gatetswe aho ngaho mu rugo, ngo nuko byahiye, ngo nuko amafiriti ari aho ngaho, ngo nuko imiceri iri aho ngaho, ngo inyama iki. Hoya, muhereze kuko yashonje, yumva nyine muri we yashonje, apana kubona ko bihari ngo arye tu. Kandi ikindi rega, ntabwo nawe uri umuntu mukuru musigaye mubibona ko umubyibuho ntabwo bikiri ibintu bigezweho, ntabwo bikiri ibintu umuntu bimushishikariza avuga ngo mudashaka kubyibuha. Niyo ugiye kureba kuri internet usanga hariho kuvuga ngo kugabanya ibinure, kugabanya umubyibuho ukabije, ntabwo habaho kuvuga ngo kwiyongera ibiro. Biba ari hakeya cyane kuba wajya kuvuga ngo nshaka kwiyongera ibiro cyangwa ngo nshaka kubyibuha. Nawe nyine kuko ubashaka kuba fit, ukagira taye nziza, ugasa neza mu bandi, umuntu wese ukabona nyine uteye neza. Ariko birababaje gusanga umwana afite inda igera iriya, amabuno agera iriya, noneho niba anakuza akaba umukobwa ugasanga ibere rigera iriya, kandi afite imyaka ingahe? 10, 12 ingahe. Kuba umwana mutoya yatangira kurwara izo ndwara ngo za diabete n'iki, ayo maji muhereza abana banyu buri kanya, buri kingo, ugiye ku muhanda umuzaniye ji, ugiye ku muhanda umuzaniye amabombo, ugiye ku muhanda uzanye izo pizza, ugiye ku muhanda uzanye izo yogurt, nta kintu muri njye ndumva nta n'ikintu cy'umumaro kiri mwaho ngaho. Sibye ibintu bishimisha akanwa, sibye ibintu biryoherera akanwa nyine ukumva kura ryohewe, nta kintu cy'umumaro kiri mwaho ngaho. Ibaze ko n'ifiriti tuyikunda iryoha, ariko nta mumaro ufatika nyine igira, sibye ya mavuta nyine abarimo, kwa kundi wumva nyine kuryoheye ukumva ushishikarijwe no kwirya. Abana nizere ko nta mwana udakunda ifiriti, kuko ngiye abana bose nzi n'abantu bakuru ndetse sindabona umwanzi w'ifiriti pe, sindabona umuntu wanga ifiriti. Ntago rero nkubwiye ngo yima umwana wawe, nanone bizatuma ajya kwifuza hanze, yumve ko hari runaka barakaranze, agira ati akurirwe na oderi nyine yo kumva ko kwa runaka batetse ifiriti, kandi mu rugo nta kintu mubuze, kubona umwana watangiye gushukura. Yimuha ariko vuga ngo wenda ayiriye wenda nka rimwe mu cyumweru. Naho ngaho mu rugo niba mwayitetse of course ntago mwayimwima, naho ngaho mutangire muyigabanye. Mwana akoresha amayirire yagiye ku ishuri, mukayiteka wenda mushaka kwirya mukayirya mwebwe, ariko umwana mutoya ufite umubyibuho ukabije akura nabi. Bavuga ko n'umuntu ubyibushye cyane nyine ufite ibiro byinshi cyane asaza vuba, kandi usanga umwana atangiye kuzana iminkanyari. Kubera iki? Ibirya arya, kubera ko noneho muri iki gihe nta nubwo abana benshi bakigenda n'amaguru, wenda uvuge ngo arawokinga akore agasiporo wenda ajye ku ishuri mu gitondo. Bisi parika aho ngaho ku gipangu bakagira bate, bakamujyana ku ishuri, yanagaruka ntabwo ari bugende n'amaguru,
kandi yiriwe yicaye aho ngaho ku ntebe ku ishuri, wenda nta nubwo akunda gukina n'abandi ngo abashe kuba yasabana n'abandi bakine, akirirwa yicaye ku ntebe, ntari butahe wenda n'amaguru ngo anagorore umubiri, arataha no muri ya bisi nanone, agende no muri ya bisi. Urumva umwana wawe akeneye ya siporo. Njye numva ko wenda niba kuri icyo kigo atari kure, atari ahantu nyine harehare ku buryo umwana yageraho yarushye, mba numva iyo bisi wenda yakayigiyemo nka 2 mu cyumweru cyangwa 1, kubona ari hafi. Umwana ufite umubyibuho ukabije ntabwo ari byiza guhora yicaye, guhora naho ngaho mu rugo ugasanga wenda Saturday cyangwa Sunday yiriwe muri televiziyo, aricaye kuva mu gitondo usanga saa 12 kugeza izindi yicaye aho ngaho. Kinari bukore no kuva muri iyo ntebe akajya koga, akongera akagaruka akicara muri ya ntebe. Murabizi ko namwe kwicara umwanya munini, kwicara igihe kirekire birakubyibushya nyine, bitera umubyibuho ukabije. No kuryama amasaha menshi. Niba ubona umwana wawe afite umubyibuho ukabije, even niyo yaba ari umubebe afite imyaka 4 cyangwa ingahe, ubona ko akunda kuryama cyane, nyamuneka jya umukangura. Jya umukangura. Hari n'igihe ushobora gusanga yafite inzu utabizi, kuko umwana akunda kuryama ukagira ngo ni bya bindi byiwe nyine yiryamiye, kandi umwana yanigendeye nawe wamenye. Jya mujya gucekinga uwo mwana niba ubona afite umubyibuho ukabije, ntukemere ko aryama amasaha akabije arengeje urugero. Ubushize nababwiye ko wenda amasaha 10 ku mwana nta kintu atwara, ariko se niba aryamye 10 nangahe, urumva nyine wa mubyibuho uziyongera. Tuvuge wenda yanaryamye ahaza ayo mafiriti biki n'ibiki, aryama ahaza bigende bimubyimbire mu nda, abyuke n'ubundi sangahe saa 5 z'andi manywa. Urabyumva nawe, ibaze waraye uhaze, ibintu byakubyimbiyemo ijoro ryose, utinze no kubyuka, naho ubyukiye nturi bubone wenda muto uri burye, nturi bubone ikintu gishobora gutuma wenda ujya kuri iyo regime. Bise wongera ugira gute, burakeye mu gitondo baramubyukije n'ubundi agiye ku ishuri. Niba umwana wawe uzi ko afite umubyibuho ukabije, buri mu gitondo agomba kujya ku ishuri yariye ka breakfast, wenda karimo n'icyo cyayi wenda n'umugati, ariko hari n'utubuto ku ruhande. Nuko nyine nawe balancinga regime yawe, nuko uvuga uti ntago nzongera kurya amafiriti, ntago nzongera kurya ibinyamavuta, ibinyamusukari, n'umwana wawe ukabipima gutyo, ukabigenza gutyo. Kuko nawe rega iyo akuze wa mubyibuho ntago azakura ngo ugabanyuke, azarinda akura nyine akiri wa wundi. Rega bitera n'isoni n'ukuri. Umuntu ufite umubyibuho ukabije ntekereza ko aba adafite confidence mu bandi. Ntekereza ko bayumva nyine byamujennye, yabona nyine abandi bari kuri taye ateye neza. Noneho muri Kigali abakobwa ni ukugira amabuno, ni ukuba bateye neza, kuba bari fit mu nda zero. Urumva nugera ku bantu bafite amataye, bafite amabuno, bafite mu nda zero, akabona wowe amabere agera iriya, indigera iriya, ikibuno kigera iriya. Uri umwana wakuze gutyo, umeze gutyo nyine ukura. Ukurushaho kwiyongera, no ukurushaho kugira amafaranga ukiyitaho, utangira kurya bya bindi noneho bakwimaga. Utangira kurya uzo nyama, amafiriti, ibintu byose muzi ko nyine bibamo isukari nyinshi, bibamo amavuta menshi. Umva ntago wabyiyima, watangiye kugira ku gafaranga, ugasanga wa mubyibuho urengeje urugero. Ukatangira kurwara umuvuduko w'amaraso, ugatangira kurwara diabete, ugatangira kurwara iyo mutima. Ndumva ko bibabaje cyane kuba umwana mutoya ufite nk'imyaka 14, 10 arwaye umutima pe. Birababaje cyane. Icyo gihe mpita nibaza, wenda hatabayeho Imana, hatabayeho no kumenya ko wenda ako kanya uwo mutima wamufashe ngo batangire kumuha ubuvuzi bw'ibanze, batabimenye nyine bakaguma muri ibyo ngibyo niba namuvuze, agera muri za 30, uwo mutima we umeze gute? Umva biba byarabaye grave. Ikintu cyose iyo cyabaye cyinshi kibuburozi. Ndagira ngo rero abana banyu nkuko mufata regime mubona muri banini, niba umwana wabona arengeje ibiro bitewe n'ukuntu angana, bitewe n'indeshya afite, niba aho ngaho mu rugo wenda utazi ikintu wenda ushobora kuhita ukora ku kanya, ushobora no kwegera umuganga. Abaganga nicyo bibamaze. N'izo mbuto, izo avoka, iyo mineke, n'izo mboga,
n'ayo magi ushobora kubimukorera aho ngaho mu rugo kandi umwana araryoherwa. Nta mwana upfa kwanga igi cyangwa iyo mineke, ni bakeya cyane. So ndagira ngo rero abana nabo bakuri bari fit, asa neza afite itoto ariko adafite wa mubyibuho ugize gute ukabije. Kuko dukunda natwe ko dusa neza, dukunde n'abana b'u Rwanda ko bahora basa neza, bahora bafite iryo toto nk'iryo wifuza. So guys, make sure you subscribe, like, share and comment. Ciao, love you.